Come on.
gushyira indirimbo ivuga ngo iyo twicaranye hano Kirehe tuvugana ibyubaka tuvugana ibyubaka turayikina namwe muri muri tente muradufasha niyo waba wicaye ukoma amashyi nta kibazo biramashyi hejuru guta Mashio hejuru sawa kabisa.
ministre n'abandi bashyitsi mwese muri kumwe muri uyu munsi, ndagira ngo mbasabe twese tujye ejuru, hanyuma duhagurutse turirimbe indirimbo y'igihugu cyacu, tubone kubagezaho gahunda turi bwubahirize muri uyu munsi. Rwanda nziza gihugu cyacu, uje imisozi ibiyaga n'ibirunga, uduhe tuzahuranisha, reka tukurate tukuvuge ibigwi, wowe utubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye. Murakoze cyane.
mu ndamukanyo y'intagangwa za Kirehe zirahanagira ngo mumfashe. Intagangwa za Kirehe, reka dufatanye n'abanyeshuri. Intagangwa za Kirehe, murakoze cyane. Iyo niyo ndamukanyo yacu. Nyakubahwa Munyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, bashyitsi, bayobozi mutandukanye mwaturutse ku nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, Banyakirehe, nagira ngo tubahe ikaze muri uno mwanya, ariko mboneho no kugira ngo nsabe Abanyakirehe turi aha twese tubakire n'amashyi n'impundu, tubashimira uno munsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire bazanye iwacu mu karere ka Kirehe. Mumfashe tubakire n'amashyi n'impundu. Uno mwanya rero nagira ngo no mu kino gicamunsi mboneho umwanya wo kugira ngo nerekane abashyitsi baje kwifatanya natwe, baje kugira ngo dufatanye kwiziza uno munsi mwiza cyane. Turi kumwe n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, Honorable Bamporiki Edouard. Nagira ngo mu byubahiro by'ahari musaba haguruke abasuhuze, kandi mufasabe Abanyakirehe mumfashe kumwakira no kumwikaza. Murakoze cyane. Turi kumwe nanone n'abasenateri. Turi kumwe na Senateri Niyomugabo Cyprien ndetse na Senateri Laurent Nkusi. Mbasabe mu byubahiro byabo, nubwo bafite izindi nshingano baje, ariko kuri uyu mwanya tubakire muri izo nshingano igihugu cyabahereye n'abaturage babahera icyizere. Murakoze cyane. Turi kumwe nanone n'intebe y'inteko Ser Mukabacondo Therese, musabe nawe abasuhuze, tumuhe ikaze mu karere ka Kirehe. Ubwo tukaba duhaye n'ikaze nanone intiti zigize RARC baje kwifatanya natwe muri uyu munsi, ariko kugira ngo tubakire muri aka karere, nsabe intiti zigize RARC bahaguruke tubahe ikaze nabo muri aka karere kacu. Murakoze cyane. Turi kumwe nanone n'umunyabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburasirazuba waje uhagarariye kwa guverineri, nagira ngo musabe nawe abasuhuze. Turi kumwe n'umunyabanga nshingwabikorwa w'urwego rwa Ceno cyangwa se umudwani n'intwari z'igihugu, urwego rw'intwari, ahaguruke nawe tumwakire. Turi kumwe n'uhagarariye UNESCO baturutse ku rwego rwa UNESCO muri Minisiteri y'Uburezi, ahaguruke tumwakire. Turi kumwe na Musenyeri wa Diocese Anglikani ya Kibungo, Musenyeri Ntazinda Emmanuel, nawe musabe abasuhuze. N'abayobozi b'amadini bari aha bose bahagarariye amatorero n'amadini, tubaha ikaze mu karere kacu. Turi kumwe n'umunyabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'itangazamakuru, nagira ngo musabe mu cyubahiro cye ahaguruke tumusuze kandi tumuhe ikaze muri kino cyicaro. Turi kumwe n'uhagarariye urwego rw'umuvunyi, ahaguruke tumwakire tunamusuhuze. Turi kumwe nanone n'umuyobozi mu nzego z'umutekano Colonel Karegire, uyobora brigade ikorera mu karere ka Kirehe na Ngoma na Bugesera, musabe atumwakire. Ubwo n'abagize inzego z'umutekano dukorana mu karere tubahaye ikaze. Turi kumwe na perezida w'inama njyanama y'akarere ka Kirehe Bwana Rwagasana Ernest ndetse n'abajyanama, tubasabe tubakire. Ari abajyanama mu nama njyanama y'akarere, ari abajyanama mu nama njyanama z'imirenge ndetse n'uz'utugari twegereye hano baje kwifatanya natwe, tubahaye ikaze. Turi kumwe n'abafatanyabikorwa dufatanya muri gahunda zitandukanye. Turi kumwe n'abayobozi baturutse muri project ya Soma Umenye ndetse na Mureke Dusome,
kansabe abaturutse muri Soma umenye bahaguruke tubakire. Kumwe n'abaturutse muri Mureke Dusome bahaguruke tubakire. Murakoze cyane. Izi ni projet zidufasha mu guteza imbere uburezi, ariko muzi ko n'umuco n'ururimi biri mu burezi bukomeye cyane mu gihugu cyacu tugomba kwimakaza nanone. Turi kumwe n'abagize komite nyobozi y'akarere ka Kirehe, Vice Mayor Kamusabe ahaguruke, ndetse na DVM n'abandi bayobozi dufatanya tubakire. Nyakubahwa Nyabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, nagira ngo mumbabarire ko harabona nibagiye kwakira kandi baje kwifatanya natwe. Turi kumwe na Vice President w'Itorero ry'Igihugu, akaba na Perezida w'Umusigire Lieutenant Colonel Migambi. Musabe ambabarire kandi tumusabe tumwakire nawe muri iki cyicaro cyiza, naye namwibagiwe. Kugira ngo nuko intore duhorana ziri ku rugerero, ibikorwa dukora nabyo buri munsi, naye namwibagiwe. Ngira ngo hari mugenzi wanjye w'akarere ka Ngoma sinzi niba yageze ahangaha, Meya Nambaje Aphrodis, nawe urahagera kuba haza kugira turamwakira. Nyakubahwa Ministre, mukaba n'umushyitsi mukuru muri iki gikorwa, mbere na mbere nagira ngo tubashimire kuba ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bwarahisemo iki gikorwa kugira ngo kibere mu karere kacu ka Kirehe. Twavuga ngo amata yabyaye amavuta, kuko kubijyanye n'umuco ndetse n'ururimi ni ikintu mu karere kacu dushyira imbere, kuko nibyo biduhuza, nibyo byubaka